mbere yuko ntangira ikiganiro ndagira ngo ubanze wumve ijambo uyu mugabo yakoresheje kuri Gogo kandi avuga ko ngo yari inshuti ye, yari umukunzi we, bari bafatanyije umurimo w'Imana. Mbere yuko ntangira ikiganiro banza wumve ijambo hano uyu Bikemu yakoresheje, nawe umbwire ko hatarimo gushinyagura, hanyuma tubone gukomeza ikiganiro. Banza wumve hano iri jambo uyu mugabo yakoresheje ashinyagurira uwitwa Gogo. Banza wumve. Mvugishije ukuri nk'umuntu wakoreye Imana amanitse cyanjye. Ibintu Gogo namutakajeho nibyo ninjije kubwe. Ibyo namutakajeho ni byinshi cyane kuruta ibyinshi. Iyi situation mbashije kubona inshuti n'abanza aho baherereye. Muri iki gitondo cyo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 turi hano kuri Rwanda Forensic Laboratory ku bitaro bya Kacyiru, hari umubiri wa Gogo Gloriosa aho yarari kuruhukira. Ubu hakaba hakurikiyeho umuhango wo kuza kumureba kugira ngo ajyanwe gushyingurwa i Rwamagana. Turi ku isaha y'isa moya za mu gitondo. Aha rero niho hagiye kubera urugendo rwo kumuherekeza i Rwamagana kugira ngo ajye gushyingurwa iwabo i Rwamagana, ahazwi nk'ifumbwe. Hano rero hari gahunda yo kumuherekeza cyangwa se kuva kuri no saha y'isa 2, hari gahunda uko zikurikirana. Ku isaha y'isa 2 mu kanya harimo gufata umubiri wa Gogo, ubwo nibe byatangiye. Ku isaha y'isa 4 harakurikiraho kumusezera mu rugo iwabo i Rwamagana. Ku isaha y'isa 5 n'igice harimo kumusengera mu rugo iwabo i Rwamagana n'ubundi, kubera ko nta rusengero ruhari rufunguye, byose birakorerwa mu rugo iwabo. Ku isaha y'isa 8 harakurikiraho kumushyingura hariya mu murenge wa Fumbwe mu irimbi ryitwa Ijanjagiro. Ku isaha y'isa 10 harakurikiraho gukaraba mu rugo iwabo n'ubundi niho biri bubere. Mu gihe ku isaha y'isa 2 harakurikiraho umuhango wo gusoza uyu muhango wo gushyingura Gogo nyirizina. Ndagira ngo rero mudukurikire hanyuma tujyane kugeza tugeze mu rugo iwabo. Ariko mbere yuko wenda nkomeza, reka mbanze mbumvishe aya magambo y'uwari manager wa Gogo. Nta Gogo nari maze kumukora indirimbo zigera muri 3 niba atarenye. Uvuze fagitire y'indirimbo ya audio ndetse n'amashusho, reka tuvuge amafaranga make wenda twivugire ko iyo projet yatwara 300,000 by'amanyarwanda ku ndirimbo imwe, nubwo nayo nzi ko ari make. Kizo Impaya. Yego, reka mbasuhuze bakunzi ba Kizo Impaya. Rero muri iki gitondo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025, ubu tukaba tugeze hano kuri Rwanda Forensic Laboratory hano Kacyiru, aho tuje gufata umubiri wa Gogo kugira ngo ube wajya gushyingurwa. Turi ku isaha y'isa moya n'iminota 25 nibwo tugeze hano Kacyiru ku bitaro ahari uburuhukiro aho Gogo Gloriosa aruhukiye. Ubu tukaba tugiye gukora urugendo rwo kwerekeza i Rwamagana iwabo mu murenge wa Fumbwe aho tugiye kumushyingura uyu Gogo. Reka rero mbabwire uko gahunda yo guherekeza Gogo iteye kuva ku isaha ya saa 2. Ku isaha ya saa 2 hagiye gukurikiraho gufata umubiri wa Gogo hano Kacyiru hano ku bitaro, ndetse bamwe tukaba twanahageze. Turahita dukora urugendo kuva i Kigali tugera i Rwamagana ahazwi nko mu murenge wa Fumbwe. Hanyuma ku isaha ya saa 4 harabaho gusezera Gogo mu rugo iwabo hariya mu karere ka Rwamagana n'ubundi mu murenge wa Fumbwe. Mu gihe ku isaha y'isa 5 n'igice harakurikiraho kumusengera mu rugo iwabo niho biri bubere, kubera ko hariya nta rusengero ruhari rufunguye baza kumusezeraho. Biraba ngombwa ko bahamagara umupasteri aze amusengere ndetse na korari zize zimuririmbire. Ibyo byose bikaba biri bukorerwe iwabo mu rugo. Hanyuma ku isaha y'isa 8 harakurikiraho kujya gushyingura n'ubundi hariya mu irimbi ry'iwabo ahazwi nko mu irimbi ry'Ijanjagiro. Ubwo abahazi barahazi hariya mu karere ka Rwamagana. Hanyuma ku isaha y'isa 10 harakurikiraho umuhango wo gukaraba, nabwo kandi bikaba biri bubere mu rugo iwabo. Mu gihe ku isaha y'isa 12 harakurikiraho gahunda yo gusoza uyu muhango wose nyirizina. Harakurikiraho gusoza uyu muhango wo gushyingura Gogo Gloriosa. Hanyuma ibi byose bikaba byateguwe na team management ya Gogo cyangwa se abarebereraga inyungu ze, harimo uwitwa Bikemu wa Yesu
Nsabimana ndetse n'undi mukobwa bagendanaga bita Ernestine. Uyu mukobwa akaba ari we wamufashaga muri gahunda zose, cyangwa se yari protokole we, bari barashatse kugira ngo abe ari kumwe na Gogo, kugira ngo ejo n'ejo bundi hatazasakara inkuru zivuga ko ngo Gogo baba bamusambanye. Ibi ngibi bikaba byaratangajwe n'ubundi na management ye, ivuga ko ngo hashobora kuzakwirakwira inkuru zivuga ko ngo haba harimo kuryamana hagati ya Gogo ndetse na management ye. Ibyo ngibyo bikaba ari byo byatumye bashaka undi mwana w'umukobwa ngo uzaba uri kumwe n'ubundi na Gogo, cyangwa se ngo umugore w'uyu manager uyu Nsabimana Auguste, umugore we akaba yari kuzagira ikibazo cyo gufuha, avuga ko ngo uyu Gogo ngo yaba aryamana na manager we. Ibyo rero bikaba ari byo byatumye ngo bashaka undi mwana w'umukobwa ugenda bya hafi kuri Gogo, kugira ngo hatazagira izindi nkuru zikwirakwira, cyangwa se akaba havuka ikibazo mu muryango cy'uko hashobora kuba harimo n'ibikorwa by'ubusambanyi. Ngira ngo iyo niyo mpamvu batangaje bavuga ko ngo ariyo mpamvu bazanye uyu mwana w'umukobwa kugira ngo abe hafi ya Gogo. Hanyuma rero muri ibi byose hari ibindi bibazo byakomeje kugenda n'ubundi bivuka, aho bari kugaruka n'ubundi ku bibazo bijyanye n'amafaranga, cyangwa se ku bibazo bijyanye n'ibyinjiye ku mpano ya Gogo. Ibi ngibi kugeza uyu munsi wa none biracyari ikibazo, ndetse byatangiye no gututumba na mbere y'uko Gogo ashyingurwa. Ubwo turacyari kwibaza, ese noneho Gogo naramuka ashyinguwe, nyuma yaho noneho harakurikiraho iki? Ndagira ngo unyemerere hano turebere hamwe, dusubire mu mibare ho gatoya, turebe amafaranga Gogo yaba yarinjije, turebe nimba koko ayo mafaranga yaba yarayamugeze mu biganza, cyangwa se yarageze mu muryango w'iwabo. Ariko nanone hari ibyo turi bugarukeho. Ngira ngo nimba uri kureba neza iki gitaramo ni igitaramo cyateguwe hano mu Rwanda, ni igitaramo cyateguwe n'umuntu bita Vox. Uyu akaba ari umuhanzi wo kuramya no guhimbaza Imana hano mu Rwanda, nawe akaba ari umusore ukiri mutoya utaragira izina rikomeye, ariko nyamara akaba akunzwe cyane, anazwi cyane hano muri gospel inyarwanda. Uyu Vox akaba yari yateguye igitaramo cyitwa Kigali Gospel Night. Ngira ngo icyo gitaramo batumiyemo umuntu bita Gogo, ari nabwo bwa mbere Gogo yaragiye kuri stage. Iki gitaramo nimba uri kukireba ngira ngo urakibuka cyane, cyagiye kizenguruka ku mbuga nkoranyambaga, aho bakomeje kugenda bavuga ngo Gogo kubera iki aririmba akurura umwuka, cyangwa se yahagira. Muri iki gitaramo iyi team management ya Gogo yari yumvikanye n'uyu Vox ko agomba kubishyura amafaranga 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Niyo mafaranga ngo bagombaga kumwishyura. Ariko byarangiye uyu Vox ngo abishyuye amafaranga 20,000 byonyine, abasigaramo 80,000, ndetse ngo kugezana n'uyu munsi wa none ntabwo ayo mafaranga 80,000 arayabishyura. Namwe mu ndebere igitaramo nk'iki ngiki, igitaramo kimeze gutya, barangiza bakakwishyura amafaranga 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi ngibi nabyo management ya Gogo nayo iki kibazo sinibaza ukuntu kuri stage ingana gutya ku muhanzi nk'uyu nguyu, dore ko yari n'umuhanzi wari utegerejwe na benshi, ukuntu bagombaga kwishyurwa amafaranga 100,000. Wenda ibyo ngibyo sinshaka kubigarukaho cyane, kubera ko n'ubundi biterwa n'ubwumvikane hagati ya bombi. Hanyuma ngo ikindi gitaramo bigeze kujyamo bari bishyuwe amafaranga 700,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ngo icyo nicyo gitaramo bishyuwe amafaranga menshi. Ariko nanone aya mafaranga ngo ntago yagombaga kugabanwa n'umuntu umwe cyangwa babiri, ahubwo yagombaga kugabanywamo abantu 5. Dore ko ngo iyi timu n'ubundi yari igizwe n'abantu 5. Mu gihe mwibuke neza ko amasezerano ari hagati y'abantu 2, harimo manager ndetse na Gogo. Amasezerano akaba yaravugaga ati amafaranga yose yinjijwe na Gogo, cyangwa se yinjiye mu gitaramo, hazajya habanza hakurwemo ayashowe, harimo amatike n'ibiki, hanyuma yo ngayo ajye ku mufuka wa manager. Hanyuma ayandi bayagabane bapasuyemo 2, amwe agende ku ruhande rwa Gogo, andi agende ku ruhande rwa manager, ndetse bagire nayo bikuraho ubwabo bashyire kuri konte yo kwizigamira.
ariko twaje gutungurwa dusanga noneho uwitwa Bikemu we ari kuvuga ko ngo amafaranga yose yinjiraga yagabanywamagamo abantu 5 ndetse ko iyi timu ngo yari igizwe n'abantu 5. Muri iyo timu y'abantu 5 hakaba harimo uyu bita Bikorimana Emmanuel ari we Bikemu wari ushinzwe itangazamakuru ndetse n'ibijyanye n'umuziki kuri Gogo. Hanyuma hakagarukamo uwitwa Nsabimana Auguste ari nawe uvuga ko ngo yari manager wa Gogo. Muri iyi timu kandi harimo nanone uyu mwana w'umukobwa bita Ernestine. Uyu Ernestine ni wa mukobwa nakubwiye n'ubundi wagombaga kuba hafi bya hafi Gogo cyangwa se uwo twakwita nk'umuprotokole. Hakaba harimo kandi n'uyu witwa cameraman wari ushinzwe kujya bafata amashusho. Ndetse nanone hakagarukamo na Gogo. Murumva ko ari timu y'abantu 5. Ayo mafaranga yose bagombaga kujya bayagabana 100%. Ubwo byumvikane neza ko muri iki gitaramo cya Kigali Gospel Night uwitwa Emivox yari yabatumiyemo bagombaga kwishyurwa amafaranga 100,000 birangira n'ubundi abishyuye 20,000 abasigaramo 80,000. Ubwo byumvikane neza ko muri iki gitaramo Gogo yafashe 5,000 byonyine by'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma mu mafaranga 700,000 yinjiye mu kindi gitaramo cyabereye Uganda nabwo bayagabanye ari abantu 5. Ni mu gihe umuryango wa Gogo wo uvuga ko ngo wakiriye fanta y'100,000 ariyo yonyine babonye kuva umwana wabo yajyanwa kugeza yitabye Imana. Ndetse n'ayo mafaranga 100,000 bahawe byaje kurangira n'ubundi Gogo agarutse mu rugo arayabaka aguramo ikibwana cy'ingurube ndetse aguramo n'umwana w'ihene arabiragiza arangije abagurira ingemeri 60 z'ibishyimbo. Intambara ihari rero kugeza uyu munsi wa none harimo haravugwa ko ngo bakomeje kugenda n'ubundi bamusaruriraho bashaka n'ubundi kongera kumuriraho yaranapfuye. Bakaba bari kuvuga ko ngo bagomba gufata channel ya Gogo igizwe n'abasubscriber 60,000 birenga cyangwa se manager wa Gogo akabishyura angana na 5,000,000 kugira ngo iyo channel ayigumane bo batwara amafaranga 5,000,000. Ariko nanone twakibaza ese uyu muryango utangiye kwigabana cyangwa se utangiye gufatira ibya Gogo byose asize ko kandi Gogo yaravuze ko nta rukundo bigeze bamugaragariza, abangaba bo ni shyashya kubera ko nimba ari abantu bamugiriraga urukundo ntabwo twigeze tubona bagira ubushake bwo kujya kuzana umurambo i Kampala cyangwa se muri Uganda. Nkuko tubizi iyo umwana wawe cyangwa se umuntu wawe bya hafi umuntu ufitiye urukundo yitabye Imana aho yaba ari hose urahamusanga ku bushobozi byaba bisaba bwose n'ubundi waka ubufasha ukagira gute ukajya kumureba. Ariko nta na rimwe twigeze tubona ubushake bwo kuri uyu muryango wa Gogo haba nyirasenge ndetse na se wabo kubera ko ari bo bamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo reka bajye Uganda kujya kuzana umurambo cyangwa se umwana wabo. Ahubwo twababonye kuri Rwanda Forensic Laboratory hano Kacyiru baje n'ubundi kuwutegerereza hano mu Rwanda ndetse icyo gihe bakaba baraje mu modoka y'akarere ka Rwamagana. Nkuko nabikubwiye muri ibi bintu cyangwa se muri urupfu rwa Gogo nyuma yo kumushyingura haraza kugaragaramo ibintu byinshi cyane ndetse n'ibintu mutigeze mushobora kuba mwamenya. Ndetse haraza no kugaragara intambara hagati y'umuryango wa Gogo ndetse n'iyi timu ya Gogo yari ishinzwe management ye, kubera ko kugeza uyu munsi wa none ntabwo turigera tubona ku ruhande rwa Gogo abo mu muryango we ndetse na management ye bahagararanye bari gukorana ikiganiro. Ibyo ngibyo ushobora kwibaza impamvu kubera iki Bikemu ari gukora ikiganiro wenyine ariko ntitubone n'ahantu na rimwe na hamwe ari kumwe na se wabo wa Gogo cyangwa se na nyirasenge, byibura ngo ibyo ngibyo bitwereka ko harimo ubwumvikane. Ibyo byonyine biraza kugaragaza ko hashobora kuba harimo ikibazo
nubwo bo ubwabo bari kuza bakavuga ko ngo ibyo bari gutangaza byose bemeranyijwe n'umuryango wa Gogo, ariko nta na rimwe n'ubundi turi kubona byibura banahagararanye. ngira ngo mwarabibonye n'igihe umurambo wazanwaga, ntabwo se wabo wa Gogo cyangwa se nyirasenge ntabwo yigeze agira icyo ashaka gutangaza, ariko management ye niyo yaje kuri kamera igira ibyo itangaza. Twakibaza, ese kubera iki bo bakomeje kuza kwigira abana beza kuri kamera mu gihe turi kubona ko umuryango wa Gogo wo ushobora kuba ubifitemo ikibazo? Reka dukomeze dutegereze, nk'uko nabahaye gahunda yo gushyingura mu kanya saa 2 za mu gitondo, ubu harabura iminota, baraba baje gufata cyangwa se abakunzi be muri rusange ndetse n'abo mu muryango we, harabaho umuhango wo kuza gufata umurambo hano Kacyiru, hanyuma ujyanwe i Rwamagana iwabo, hanyuma abariho hakurikiraho izindi gahunda zo kumuherekeza no kumushyingura mu cyubahiro. Bakunzi ba Kizo Empire rero, ndagira ngo munyemerere hano nshyiraho akadomo, hanyuma nkomeze mbakurikiranire uko umuhango wo gushyingura Gogo uraza kugenda.